ijambo ry'umunsi. Emera yuko ujya ucika intege kugira ngo uze kuza gusobanukirwa neza ibi. Soma Zaburi ya 25 kuva ku murongo wa 16 kugeza ku wa 17. Mu bihe bitandukanye abakristo bajya banga kwemera ko bari mu bihe by'ubwigunge. Bamwe bagatekereza bati ariko se abantu nibamenya ko nigunze nibarakeka ko umubano wanjye na Yesu ntacyo umaze. Niba ariko nawe utekereza ibyo ni ikosa rikomeye. Nta hantu namwe muri Bibiliya havuga yuko kuba uri wenyine cyangwa se kwigunga ari icyaha. Mu buryo butangaje ahubwo abakristo basenga cyane nabo bajya bagera igihe bakumva bari bonyine kandi nyamara ari abantu b'Imana. Ahantu hatandukanye mu ijambo ry'Imana tuhasanga abagore ndetse n'abagabo basengaga cyane ndetse bari n'inshuti z'Imana, ariko rimwe na rimwe babaga bafite ubwigunge mu mitima yabo. Nusoma muri Zaburi ya 25 igice cya 16 kugeza kuri 17 uraza kubona urugero rwa Dawudi ubwo yari wenyine kandi ananiwe cyane. Ni mu gihe ariko muri Zaburi 102 igice cya 7 ho hasobanura amajoro yose Dawudi yamaze ataryama, ari nacyo cyamuzaniye kumva yigunze. Ibi ngibi ariko ntibyari bikuyeho yuko yari umuntu w'Imana. Pawulo intumwa nawe mu rugendo rwe rwo gutanga ubutumwa bw'Imana yajyaga yumva ari wenyine kandi yigunze. Aba bose ni ingero nziza z'abantu bari inshuti y'Imana ariko kandi bakajya bigunga kandi bakemera imbaraga zabo nkeya. Mu gihe cyose rero nawe ubwawe umvishe kuri mu gihe cy'agahinda wumva uri wenyine, witinya kwemerera Imana yawe ndetse n'inshuti zawe yuko wumva wigunze. Ganiriza umuntu ku gahinda wumva ufite, kuko iyi ngiyi yo ntambwe ya mbere uzaba uteye yo kugasohokamo. Ubutumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ari izwi nka Nemi. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana ukora subscribe hano kuri Nemi TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba wa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi. Komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguhe umugisha.